Attention. arizamukira Kabanga mu ruhande rw'iburyo. Kameni. Terekamo. Agurutsa abafana. Yitwa Kabanga atanga assist ya kane. Kabanga zamura umupira neza cyane. Kabanga kati umupira ushyira muri penalty. Asanga umusore muhanga bita Issa Djigui barahagaze. Akoza agapira rimwe. Ajagwa atsinda bita Kameni yarahagaze imbere y'umuzamu. Agahindurira direction. Agatereka mu nguni. Dore icyo bita itoroshi y'abareyo. Yabitubwiye Matije ati nimwongera kunzara ko abareyo bacana amatoroshi. Amatoroshi y'abareyo. Reyo kimwe. Gor Mahia ubusa. Kabisa. Akazi gakomeye cyane n'ubundi ka kapiteni Kabanga Nshimiyimana Emmanuel aratuza neza cyane, arabanza yubura amaso areba muri box kwemeza aragahindura. Uwo bita Kameni aravuga ati dore igihe mutanyemereye neza, reka mbanze mbemeze. Hari umufana wose uvugana na Nepo aravuga ati ngiye igitego cya Kameni ndi kukibona. Ati cyambere. Ati cyambere cya Kameni ndakibona rwose. Kabisa dore ngo stade barayititiza abareyo hatari sana. Kuri umupira iminota imaze kuba 29 iguyemo. Rayon Sport kimwe Gor Mahia ubusa. Attention umupira muremure cyane arayita barakwica. Twara mubabwiye kuva kera ko ari umugome mubi cyane. Sirengo ni mubi cyane. Aterekamo Reyo barayishyura. Bari bafite iyo konsinya baravuga ati Kabanga bari imbere gato cyane. Barawuzamura bawushyira mu bitugu bya Kabanga, arawukurikira agenda kinyuma biranga. Arawufunga bita Sirengo hagati y'abadefanseri batatu banyuramo. Araza rwose yikwepera. Pira ushyira mu rucundura. Byari byo yaramaze kubigerageza bwa mbere bidakunze, ubwa kabiri bise bicamo. Mubi cyane yutwara mubabwiye kuva mu bitugu Gor Mahia yagera i Kigali. No kurasa rimwe ni barivuye rimwe muri mediane bayohereza mu bitugu cyane. Bayishyira aho yari yasize umwanya wo bita uyu yaraje acisha bugufi Kagege. Abantu baravuga bati Kagege bimeze bite cyane, ariko na Kabanga yagombaga kumwumva. Nakomeza no kurangara arongera mu cika. Yitwa Sharif Sabuni Sirengo ni mubi cyane. Yabaye umukinnyi watowe n'abafana ba Gor Mahia w'umwaka. Abo umukinnyi wazamutse wemeza kurusha abandi bose mu bihembo bya saison ishize. Sore imyaka 25. Sabuni Sirengo mbaya sana. Gor Mahia Kogalo moja Rayon Sport moja. Djigui babyanze. Djigui bana lara chini. Muzaye muri tayari. Kini igitego. Attention! Goal! Muhoza Daniel Hoza Bareyo. Iyi tarano yo mu burasirazuba bw'u Rwanda barikunzi bamurera murayita iki? Iyi tara yaturutse iburasirazuba ije guhabura imitima y'abareyo. Muhoza Daniel namba 21 mgongoni.
mwise MD21 Muhoza Daniel 21. Dore umwana ngo arasimbuka akajya igicu, abanyakenya bakigenda bakijya kurarira, bakirwa nango barasunika Murera, bayimurasiriza rimwe. Umwana witwa Muhoza Daniel nakwifunga, iridunda, arasimbuka ajya igicu, akubita icyo bita rakete, akubita ikintu bituma upenurano, umupira utareka mu rushundura. Abwira abanyakenya ati muzace n'ahandi. Yewega Muhoza Daniel, icyo bita bicycle kick, kera babyitaga raketi, ihengeka, arekurikira umuzamu Brano Mondo Diambo, ayoberwa uko bigenze. MD21 kabisa. Attention, reka turebe Gor Mahia mbere y'izo Mareko aragoka neza cyane, Mudera kubara umupira ukuramo. Attention, agace ka mbere k'iminota 15 hashize 8, harabura 7, iminota iracyahari kabisa. Bareba bakeneye cyane MD21 bakeneye cya gatatu cy'insinzi. Reka turebe cy'umutekano, pasa arafata neza cyane umuvandimwe Alpha Kisonyango. Attention, barafata neza cyane, barakina batuje umuvandimwe hano George Amono, barawufite umuvandimwe Daniel Sakari Macheso, kapiteni Kibwange. Iyo ni Gor Mahia, cenga pasi irarenga, umupira no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sport. Abarayo barongera barajugumiza stade, barongera baratitiza hano, dore icyo bita imyotsi mu kirere hano kuri stade, icyo bita umureyo. Umureyo arongera arabyuka, simama juu umureyo haguruka, arazihagurutsa. MD21 we mureyo yani simama juu, haguruka kurura umuntu hariya. Ikarita y'umuhondo sarayitanga cyangwa biragenda gute? Kufra y'ikipe, ikarita y'umuhondo bwo kwera gushaka gutinza umukino. Chris bahita bamwereka, aramubwira ati niwongera ndaguhana. Ubwo rero mubika amafaranga ya Minerval mukanaganyereje 177 urwego mushyiraho 4 n'umurage w'amashuri wa Prime Life Insurance. Ati owe abare batangiye kuririmba, barizera intsinzi. Cenga umupira kwandikwa umuvandimwe Daniel Sakari Macheso, asize umupira hagati mu kibuga kwa Alpha Kisonyango, aragashyira n'ubundi kwa mugenzi we Lawrence Ochieng Juma, baragashyira ruguru. Reka turabona abanyakenya nabo ntabwo bacika intege, tabatsinze cya gatatu ntabwo wakwizera ko batakwishyura. Shyira umupira ruguru gatajya kwa Sirengo arahindura imbere y'izo, aratabara, biracakomeye kwanga n'umutwe, zamu itafata neza cyane. Dante Junior kalala tini, reka turebe aragafunga neza cyane. Omge ni mama shagagan. Attention, Eritatu kuchanga Eritatu. Attention. Kufra ikipe ya Rayon Sport. Ikosa rikorewe Iradukunda Eritatu. Umusifuzi mpuzamahanga wita Omar Aitan ahita avuga ati nimuteka ngaho, ni nawe ugiye kwitera bamwita Iradukunda Eritatu. Kufurira hano heza cyane, izi ngizi akiri muri mukuru ntabwo zagarukaga. Atasiyo Eritatu Iradukunda, aho umusore ukiri muto cyane atasiyo korogamo. Rayon Sport ati igitego cyabazwe, batereka umutwe Kamena ariko birondarayo. Kona ikipe ya Rayon. Rayon sasa yasize Rayon muri minota ishaka igitego. Atasiyo Eritatu kargamo kwembe, tereka umutwe. Atasiyo biranga yewe abo pirate no guterekwa imbere y'izamo ajya ikipe ya Gor Mahia, bari batangiye kurwana. Umusifuzi Omar Aitan guturuka muri Somalia aravuga ati have ibyo bintu byihorere, bamwita Omar Aitan, umusifuzi w'Umunyasomalia, umusifuzi wangiye kwinjira mu gikombe cy'isi. Ayo ganijiro bazakubita ikarita nakoraye, aba yahuranye mu bitaganijiro biteye ubwoba. Ganijiro arahuranye biteye ubwoba. Atasiyo Mirizamo, atasiyo
ya Gor Mahia kimwe umva bareyo umva